duhurira i Kabuga njyana n'amafoto y'ubukwe ndayajyana ndamubwira nti uyu muntu uramuzi arambwira ati uyu muntu ndabona nsa nk'umuzi kuko ubu yabaye umugabo munini cyane twakoze ubukwe tukiri batoya ubu yabaye umugabo munini arambwira ati ariko ndi gushishoza nkabona mbona asa nka boss wanjye ndamubwira nti boss wawe yitwa gute ambwira papa runaka ambwira mu izina ry'uwo mwana yabyaye aho ngaho noneho ndamubwira nti nanjye nitwa gutya na gutya ni umugabo wanjye w'isezerano twasezeranye ntabwo nari mbizi ko afite urundi rugo uwo mupapa aranyemerera arambwira ati rwose atuye aha ngaha bafite amazu y'abakodesha bafite n'iya kadasiteri bagiye kuzuza cyane umugabo wawe yari afite urundi rugo cyane abo bakira n'amazu n'iki cyane n'ayo gukodesha cyane uwo akigufata njyewe nkiri mu nzu y'ikode cyane kandi no kwishyura bigoranye twarasezeranye utaramenya ko afite undi ntarabimenya yahoraga ambwira ngo ari mu kazi muri ino Kigali i Kanombe kuva 2014 namenye ko afite umugore 2022 Gerard buriya hari igihe abantu bagirana ngo amakimbirane mu ngo bakaba batongana bakaba banarwana se cyangwa se n'abaturage bakaba baza kubahurura cyangwa bakabagira mu nama imiryango igaterana njyewe iwanjye mu rugo ntabwo twigeze dutongana n'umugabo wanjye ntabwo yigeze amyereka umutima mubi iyo akajya agaragara ufasha abana rero cyane fata abana ubajyana ndabajyana mu rugo rw'iyo nshoreke noneho kandi umugabo wawe arumukire bogare ndagenda njyayo nagezeyo nko mu 2:00 z'ijoro ndakomanga n'abana banjye turi kumwe n'imyenda mu bikapu ishuri cy'umugabo wawe ubwo nibayeho gute ni abakire bafite n'amakamera mu nzu inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze by'umweko muri ndavuga se mu mpera z'umwaka ikiganiro gikoze arya ubu ni ku itariki 31 twinjira ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2025 happy new year umwaka mwiza kuri wowe uduteze amatwi uri kumva ikiganiro inkuru yanjye aho uri hose ndifuza ko inkuru yawe uyubaka ikaba nziza by'umweko ibikomere birimo ugende ubikuramo ugende ubihanduramo paka uvuze ngo umwaka wa 2025 kubera umwaka w'ibisubizo burya kugira ngo umwaka utubere mwiza kenshi tubigiramo uruhare ari byo tudashaka gukontorora bitewe n'isi bitewe na nature ariko nanone nkubwiza ukuri ko byinshi muri ibyo ngibyo dushobora kuba twabikosora dushobora kuba twabigenza ukundi bikaba byatubera byiza ibikomera ageze mu myaka ishize ku myaka ufite wafite imyaka 30 imyaka 20 imyaka 10 imyaka 60 imyaka 50 imyaka 70 imyaka 80 kuzamura uri kumva ikiganiro inkuru yanjye kwifurije kubaho kwifurije kumenya uburyo wabaho neza kuri nosi hari ibyo tuba tugomba kuba dufite mu buzima bwacu kugira ngo tubeho hari ibyo tuba tugomba kuba tukujuje kugira ngo tubeho uyu munsi rero nkwifurije kubaho ndi kumwe na Hashe uraho neza ni amahoro irindi harya ni Uwayisenga Rachel ni amahoro ndashima Imana ishimwe tujye kugana ku nkuru yawe uno mwaka se wa 2025 uri kwinjira mute tutarinjira neza mu nkuru ya Rachel uyu mwaka nawutangiye nabi ntekereza ko no mu kuwusoza nabwo utagendekeye neza umwaka numva nahuriyemo n'ibintu bikomeye cyane kandi si nawo gusa ngira ngo ni uguhera 2014 kuva icyo gihe cyose kugeza uyu munsi ni imyaka yambereye mibi cyane byagenze gute Rachel nashatse 2012 urumva ariho twahera Gerard tuhahererwa yego nashatse 2012 hanyuma nkora ubukwe ndana n'umusore akijijwe nanjye ntari nkijijwe twari abana b'itorero dukora mariage mujyana iwacu nawe njyana iwabo tubona nta kibazo hanyuma turashyingirwa 2012 ukwezi kwa 7
hanyuma umugabo wanjye yaracuruzaga ariko kubera n'iby'ubukwe amafaranga yari yarabaye make cyane, ariko nyuma y'ubukwe ho gatoya twarisuganyije tuza gukorera i Kigali. Yego. Twabaga i Kanombe niho twakoreraga. Hanyuma mbyara umwana wa mbere ibintu ari sawa. Mukundanye rwose? Dukundanye rwose, mbona nta kibazo. Mbyara umwana wa kabiri nabwo mbona ari sawa, ariko umwana wa kabiri byari 2014 hagati byaje kwanga. Muri uwo mwaka bimaze kwanga ntangira kwibaza impamvu, ariko umutware wanjye yari atagisenga. Bitangira kwanga gutubwo? No kuvuga ngo yego twaracuruzaga butike igenda ihomba. Okay. Yego ibintu bigenda bishiramo uburyo bw'ubushobozi. Yego ibintu bigenda bishiramo nabyumvise. Hanyuma tuza kugezaho nyine byanga, ariko hajemo no kutwiba, baje kutwiba tudahari baramena, ariko hari hasigayemo n'ubundi bintu bikeye. Yego. Rero nyuma y'uwo mwaka ho gatoya umutware wanjye ashaka indi mirimo yo gukora. Hanyuma maze kuyishaka yacuruzaga ibintu bitwa amafu y'ubunyobwa. Ibintu byitwa amafu y'ubunyobwa, sinzi niba ubizi. Ifu y'ubunyobwa ntawe utayizi? Yego. Akajya arangura akaranguza abandi. Hanyuma ibintu biza kugenda neza, turongera turisuganya, mbona ubuzima bwongeye kongera kuba bwiza. Ariko nyuma yaho gato ari gucuruza ayo mafu mbimenye vuba, niho yahuriye n'umugore bari kumwe uyu munsi. Okay. Wa musore mwakundanye igihe mugashyingirwa cyane aza gushaka undi cyane, ariko mbimenye vuba, uraza kubyumva. Hanyuma 2015 ubuzima bwongera gusa nk'ubusubiye inyuma. Noneho aza kunyicaza umunsi umwe arambwira ati ndabona ibintu byo gukora bibyanze, ariko hari ahantu bandangiye akazi mu gihugu cya Uganda, wanyemerera nkajya gukorerayo. Kumbi yari yaramenyanye n'uwo mudamu bari kumwe uyu munsi. Yego. Ariko ntarabimenya ntabizi. Hanyuma turabyumvikana, ikintu cyose yambwiraga naracyemeraga kuko naramwubahaga, naranamukundaga. Kandi ntabwo nari nagamenye ko yaguye. Hanyuma icyo gihe cyose ajya Uganda, ndamureka twumvikana uko ngiye gusigara n'uburyo agiye kugenda. Tugurisha ibintu twari dufite mu nzu kugira ngo abone amatike. Numvaga mbyishimiye ko ari akazi agiyemo, kandi yambwiraga ko ari akazi keza. Ndamureka tugurisha intebe mu nzu, tugurisha televiziyo, tugurisha n'utundi tuntu bavamo amafaranga kugira ngo abone tike agende, nanjye ngire nsigarana. Hanyuma aza kugenda, nanjye nsigara mu Rwanda. Agezeyo nyine ndateseka, nari mfite ubwo abana babiri. Ndateseka, ubuzima burankubita, nkajya muhamagara nkamubwira niko ubuzima buri kwanga. Noneho nawe agezeyo atangira kujyamo impamvu z'ukuntu akazi bitagenda neza, z'ukuntu imikorere itari kugenda ari mibi. Ndamubwira nti wanyemereye nkagusanga aho uri, ko mbona nanjye binaniye, ubuzima bungoye. Nkajya mpora mbimubwira, ageze aho arambwira ngo nta kibazo nzi. Nshakisha tike, ndatega, musangayo n'abana babiri. Ariko ubwo yari afite uwo mugore, ariko nari ntarabimenya njyewe, nari ntarakabimenye. Hanyuma ngezeyo nsanga ari mu nzu ya chambrette. Uganda bavuga ngo ni imitwaro 4. Mu Rwanda icyo gihe nibuka, icyo gihe byari 2015, byari 10,000 by'amanyarwanda. Urumva ko ari akazu gato cyane, ariko tukabanamo kuko yari umugabo wanjye, kandi dufite abana babiri. Urumva ntago twari bwakagire umuryango munini. Tubana muri ubwo buzima, ariko musanzeyo mbona yarahindutse. Kuko ndibuka ko musangayo no hari amafoto namusanganye y'abakobwa, arambwira ngo aba ni bashiki banjye ngo baba Uganda, kandi ntago nari mbazi. Hanyuma mbona ko ari ukumbeshya, ntangira kugira amakenga, ntangira kujya mutekerezaho ko wenda yaba nshi inyuma. Noneho bigezemo hagati nta n'ukwezi kurashira, araranyicaza anyumvisha uburyo agiye kugaruka mu Rwanda nkasigara Uganda. Ambwira impamvu, ambwira ko abonye nanone akazi i Kigali. Arambwira ngo ariko reka mbanze ngende
nkore ndebe ko bigenda uzabona kunsangayo we yari yarampishe ko afite undi mugore kuko nanjye ni ibintu menye vuba hanyuma icyo gihe araza nguma Uganda n'abana babiri Gerard naratesetse cyane mba mu buzima bubi bwa Uganda ntahazi ntamenyereye n'ururimi rwabo naruzi birangora cyane ndibuka ko nagiye gusaba akazi ko kuvoma amazi ku maresitora yaho kugira ngo ndebe ko twarya n'abana nkajya mvoma buri gitondo nkajya kuvomera abantu kandi byari amafaranga make cyane navomaga inshuro 10 bakampa ibiceri 300 ubwo ni 300 y'amanyarwanda urumva yari amafaranga make ariko Uganda wabashaga kuyakuramo icyo kurya hanyuma igihe kiza kugera mbona ubuzima burangoye najya muhamagara akambwira ati nanjye ntago bigenda neza kanyumvisha uburyo ngari mu kiyedi neza akanyumvisha uburyo ari mu buzima nawe bubi cyane ariko yari yarahuye n'uwo mugore ariko nayo ntarabimenya hanyuma nza kumubwira nti rero ndabona ngeragereza uko ushoboye nshakire tike nigarukira iwacu kuko wenda mpure n'ubuzima bo ariko ndi mu Rwanda iwacu mu gihugu cyacu arabinyemerera ariko ubwo ndi Uganda nari mfite ikintu cyitwa madeni y'abagande nari mfite igikundira abantu bakanyiyumvamo bakankopa ibyo kurya kuko no kuvoma byageze aho birahagarara ariko kuko numvaga ari gukora nafataga amadeni nizeye ko azayishyura kugira ngo ndamubwira nti kuhava birashoboka ariko aya madeni ndimuka gute n'amadeni mfitiye abavandimwe arangije arambwira ati ubwo ntago nzi uko ubigenza icyo nabonye nitike gusa ubwo wiyaranje ndibuka ko nahamagaye umuntu w'umuvandimwe mu Rwanda arankundira nyoherereza amafaranga mbasha kwishyura ya madeni hanyuma ndatega ngaruka iwacu ngarutse mu Rwanda ntago twasubiye Kanombe aho twabaga aho twacururizaga oya yahise anjyana ahantu bitazanya gasambu sinzi nimba uhazi yahise anjyana ahantu bitazanya gasambu njya kubayo tubayo dukodesha inzu icyumba na saro tuyibamo akomeza bwa buzima bwo gucuruza ya mafu y'ubunyobwa noneho byaje kugeraho noneho adataha akampamagara akambwira ngo ntago ndi buze ngo nahuye na groupe dusengana ngo twafashe amasengesho y'iminsi 2 ntago ngaruka nzagaruka hirya y'ejo kandi umugabo wanjye nari ntaramurabukwa ibyo akora numvaga ataraguye nkuko nabibonye nyuma umvaga kiri umukiza numvaga kiri kuko twajyanaga gusenga numvaga gikije ubwo buzima bwose mwajyanaga cyane pe twajyanaga mu materaniro hanyuma ngeze mu Rwanda mbyara umwana wa gatatu byaye umwana wa gatatu noneho biza no kuba bibi cyane biba bibi inda ndayisonzeraho mura n'ubuzima bukakaye sinzi niba uzi ibintu abadamu bakunda kurwara byitwa kumoka umudamu utabonye igikoma gihagije cyangwa ibyo kurya hari indwara arwara sinzi niba uyizi Gerard ntabwo nyizi sinangomba kwisobanura cyane hanyuma byaje kugera ku rwego ubuzima nyine bwanga aba akahora mbeshya kambwira ngo ntabwo azango yagiye mu masengesho kandi ambeshya akajya ahora mbeshya igihe kiza kugera noneho bifata icyumweru adataha igihe kiza kugera bifata ibyumweru 2 biza kugera naho ukwezi gushira adataha noneho niho naje kujya ngirira amakenga ndavuga nti uyu mugabo ashobora kuba afite undi mugore ariko simbi mugaragarize ko mbimukekaho yaza ubuzima bugakomeza nkamwakira nk'ibisanzwe hanyuma njyara umwana wa 4 sasa njyara umwana wa 4 nibwo byabaye noneho bibi cyane ku rwego no kwishyura inzu byanga ku rwego no kwishyura inzu bibi bibazo nyirinza agashaka no kunsohora kuko urumva yageze aho tubana gake cyane mu rugo kambwira ko ari mu kazi ngiye nkabanze ngo ari mu kazi ijoro n'amanywa se oya yabaga yageze aho arambwira ngo yabonye imikorere mu ntara uko yaje yego noneho akajya ambwira ati ubu ngubu ndi cyangwa nzaza ku wa 5 wenda ugabimbwa ari nko ku wa mbere akongera akambwira ati ubu ngubu nagiye mu Mutara mba muri icyo kinyenga cy'ikigare kimeze gutyo ariko nari ntararabukwa ko afite undi mugore kandi uyu munsi uwo mugore babanye kuva 2014 mfite abana 2 hanyuma njyara umwana wa 4 biba bibi cyane nyine ku rwego banadusohora mu nzu
ndibuka nigeze kuva muri repetition nje nsanga utuntu twanjye badusize hanze. Yego. None se wenda uwo mugore babanye gute? Ndabikubwira. Yabimanaginga gute kugira ngo agire abagore babiri? Ndabikubwira. We icyo gihe cyose yagendaga njijisha, niho yabagari. Yabagari ku mugore. Uko yambwiraga ngo ari mu kazi, uko yambwiraga ngo yagiye mu masengesho, yabaga ariho ari. Noneho mbyara kuko abana banjye barakurikirana cyane Gerard, barakurikirana. Nahise mbyara umwana wa 5 kuko ndibuka nigeze kumubwira ariko waretse tukaboneza ko mbona ubuzima bugoye, tugashaka uburyo bwo kuba twaba duhagaritse kubyara. Gerard aramakanira, arambwira ngo ubwo wagiye kumva inama z'abagore, ngo ntabwo uzi ko biriya bintu ari bibi cyane, ni ibyaha, ubwo ntugisenga waraguye, ibintu nk'ibyo. Ndamwumvira ndamubwira ntoke kuko numvaga nanjye ngira ngo numve ibitekerezo bye, wenda atavuga ati umugore wanjye nashatse ni ikigoryi, ntabwo azi gushakisha iterambere ry'urugo, ibye ni ukubyara. Nabimubwiye ngira ngo numve ko wenda nawe ajya bitekereza, ariko aramakanira. Amakaniye ndabyakira, dukomeza kubaho gutyo muri ubwo buzima. Sasa mbyara umwana wa 5 kuko uburyo yagaragaraga face y'inyuma wabonaga ari umugabo wiyubashye kandi ufite ibyo akora koko bifatika. Ndavuga nti wenda imyaka yose ishize wenda nkatakata gutyo, wenda afite amafaranga yashyize ahantu, birashoboka ko igihe kizagera nanjye nkaba ntakiri mu ikode. Niko byanagenze. Mbyara umwana wa 5 yarambwiye ati ubu ngubu ndashaka gutungura, iyi nda rwose utwite uzayibyarira mu nzu yawe. Ndashaka ndashaka naguze ahantu mu ndahatunganya neza, uzabyara tuyitaha. Yego. Gerard, natwise iyo nda mfite umunyenga w'ibyishimo, mvuga nti nta gukodesha birarangiye. Ntangira no kubwira abantu b'inshuti zanjye kuko yambwiraga n'ukwezi. Kwa muganga bari barampaye kubyara mu kwa 10, we ambwira ko mu kwa 8 tuzaba twarayitashye. Ntangira kubwira abantu b'inshuti zanjye, ndababwira nti Imana yakoze ibitangaza, uku kwezi muzamerekeza naho inzu yanjye. Ndabibabwira abantu bamwe na bamwe. Hanyuma inda igihe kiragira cyo kuvuka, ntegereza ko azambwira ngo twimuke, ndabiheba. Ntegereza ko azambwira ngo bigeze aha, ndabiheba. Naje kubimenya gute? Naje kubona nsa nk'umuntu urambiwe, ariko n'ubundi igihe cyo kubyara kiba kiranageze. Njya kwa muganga. Ngiye kwa muganga tekereza ko mbyara uwo mwana wa 5 yamaze nk'ukwezi atarataha mu rugo. Ndamubwira nti se ko wambwiye ndi kwa muganga narabyaye, ndamubwira nti ko wambwiye yuko tunzabyara tukataha yanzu, bimeze bite? Arambwira ngo humura, ngo ndi gushakisha ibikoresho byo mu nzu, uhari bitaraboneka. Hanyuma arambwira ati ihangane ndacyashakisha ibikoresho byo mu nzu, ntabwo twataha inzu itarimo ibikoresho. Ndavuga ngo nta kibazo rwose, mpagarara gutyo ndi kwa muganga, baranankoreye sazariyene. Hanyuma igihe cyo kunsezerera kiragera, ubwo nari niteguye ko azaza n'imodoka akantwara kuko yari yarabinyemereye. Ntungurwa no kuba ambwiye ngo nkoherereje amafaranga, mutege taxi vatiri mutahe. Ndarira amarira menshi cyane, ndavuga numva nyine nakiriye inkuru ntari niteze. Kandi ubwo n'abana banjye mu rugo bari babizi ko papa wabo yababwiye ko tuzimuka nabyaye. Hanyuma birantungura cyane, ariko ndihangana nkomera umutima ndataha. Ngeze mu rugo mara nk'ukwezi ataraza, ambwira ndi mu kazi, hari ibintu nyishaka, hari ibintu nyitunganya. Ngemera gutyo, ndavuga nti koko wenda buranibyo kuko nari ntarakara ku myaka yose. Nigeze umukeka nari? Ntabwo nigeze ndabuka ko yakomeza kukuvugisha neza, se nkaho kumvugisha neza. Usibye ubuzima bwagenze nabi bwo kurya, bw'imirire, bw'imibereho. Yego, ariko akanyumvisha yuko ejo ari heza. Kambwira ati mwihangane, muri kubabara ariko imbere ni heza. Kandi ubwo wenda ariko ikubwira ari kumwe n'undi mugore cyane rwose. Hari igihe namuhamagaraga nkumva utwana turavugira iruhande rwe, akambwira ati mami ujye wihangana, urabizi ko nkunda abana, ahantu mba ndi haba hari abana benshi. Kandi ubwo yabaga ari muri urwo rugo kuko yabyayeyo. Yego. Hanyuma umwana ageze nk'amezi 3 n'igice, numva ndabirambiwe guhora mbeshya, nshakisha inzira zishoboka kugira ngo nzamenye ahantu yanzu iri. Noneho umunsi umwe atashye
ndamwicaza ndamubwira ariko wambabari ukambwiza ukuri koko iriya nzu irahari ese niba itaranuzura waretse tukayigiramo aho ndamubwira nti koko urabona ko ubuzima bugoye no kwishyura y'inzu bisigaye bigorana kandi umbwira ngo uri mu kazi waretse tukayitahiraho ibintu bitaraboneka bikazaboneka nyuma Gerard nari mufitiye icyizere numvaga koko iyo nzu ihari numvaga atambeshye kuko hari n'ayandi masambu yari yaragiye agura akayanyandikaho n'ahari atari uko turi kumwe numvaga rero n'iyo nzu atari ngombwa ko menya aho yayiguze n'agace iherereyemo numvaga ari sa surprise yambwiraga n'ubundi yego rwose. hanyuma ku mezi 3 n'igice numva ndabirambiwe fata nimero muri telefone y'umuntu bakundaga kuvugana cyane umwubakira umukorera imirimo y'ubwubatsi mu rugo ngira amahirwe nyigwaho ndayandika nyishyira muri telefone yanjye ndayibika maze kuyibika hanyuma ndamuhamagara umugabo yaratashye kuko yarakiza ntarenze iminsi 2 yahitaga yigendera kambwira ngo bari mu kazi kenshi akazi karagutse kandi numvaga ibintu akorera kuri telefone koko nkumva karagutse nkumva ni kenshi nkabyemera ndahamagara uwo mupapa ni umwana mwiza ndamushimira aranyemerera turahura duhurira ikabuga njyana n'amafoto y'ubukwe ndayajyana ndamubwira nti uyu muntu uramuzi arambwira ati uyu muntu ndabona nsa nk'umuzi kuko ubu yabaye umugabo munini cyane twakoze ubukwe tukiri batoya ubu yabaye umugabo munini arambwira ati ariko ndi gushishoza nkabona mbona asa nka boss wanjye ndamubwira nti boss wawe yitwa gute ambwira papa runaka ambwira mu izina ry'uwo mwana yabyaye aho ngaho noneho ndamubwira nti nanjye nitwa gutya na gutya ni umugabo wanjye w'isezerano twasezeranye ntabwo nari mbizi ko afite urundi rugo uwo mupapa aranyemerera arambwira ati rwose atuye aha ngaha bafite amazu y'abakodesha bafite n'iya kadasiteri bagiye kuzuza cyane umugabo wawe yari afite urundi rugo cyane abubakira n'amazu n'iki cyane n'ayo gukodesha cyane uwo akigufata njyewe nkiri mu nzu y'ikode cyane kandi no kwishyura bigoranye twarasezeranye utaramenya ko afite undi narabimenya yahoraga ambwira ngo ari mu kazi muri no Kigali i Kanombe kuva 2014 namenye ko afite umugore 2022 ko yakuragiye cyane ntago nzi ibintu yari yarampaye kuko Gerard buriya hari igihe abantu bagirana ngo amakimbirane mu ngo bakaba batongana bakaba banarwana se cyangwa se n'abaturage bakaba baza kubahurura cyangwa bakabagira mu nama imiryango igaterana njyewe iwanjye mu rugo ntago twigeze dutongana n'umugabo wanjye ntago yigeze amyereka umutima mubi iyo yabaga yazaga yikwije agahaha ibintu byose bishoboka agahaha utuntu twiza kandi yakundaga no kunsohokana akanjyana ahantu iyo minsi yose iyo yayimaraga iyo yazaga yaransohokanaga akajya kungurira fanta agakoresha komande tukarya tukanywa nkavuga ngo sheri wanjye rwose ni umugabo mwiza nari mufitiye icyizere ntatekereza ko yakora biriya bintu nk'ibyo yakoze nk'umukozi w'Imana nyine birumvikana kuko twajyaga no mu materaniro wacu mu itorero habayo ibintu byitwa abadamu n'abagabo igihe kimwe bagahura bakahugurana bakaduhugura tekereza ko twajyanaga mu rusengero kumva inama z'abashakanye turi kumwe kandi afite urundi rugo harabirabukwa ariko wabizi kuko uwo mwana wa 5 umubyara twagiye gushima Imana mu rusengero kandi abizi ko afite urundi rugo yaranjijishije ku rwego rukomeye imyaka ingakujijije imyaka 8 yose agutunga afite undi mugore yazanye inyuma yawe cyane kuva 2014 kugeza 2022 ntarabirabukwa ababyaranye 2 suko abagabo i Kigali hatari abahungu 2 basa nk'abangana n'abanjye hanyuma naje kubimenya gute rero sasa uwo mugabo yamaze kumpa ayo makuru nshaka ukuntu nzajyayo ntegera inama mu mutima ndavuga nti subu nzajyayo njyaneyo n'abana ndavuga subu nzagende njye mu buyobozi ndabanza njya kugisha inama umushumba wanyoboraga pasiteri angira inama y'uburyo nzabigenza arambwira ati umugabo wakwanze ni ukuri aba yakwanze
kujya no kukwica yanakwica kuko nari nkimukunze njyewe pe numva nta kibazo kuko buriya no Gerard gukundana n'umuntu ugahura nawe bwa mbere mukanakundana asanze habamo ingaruka. Ushatse kuvuga iki? No kuvuga mugahura nawe bwa mbere niwe wa mbere twari dukundanye. Wa mbere na mbere niwe musore nyine nakunze, niwe uzi, niwe nzi. Hanyuma rero ndavuga ngo reka njyeyo, ndagenda nshakisha umumotari wo muri izo nce, ntabwo hari kure Gerard, ni ku Muyumbu kandi njye nari ntuye i Kanombe kandi bahabaye kuva 2014 nibwo bahabaye njye ntabizi. Yego. Njyayo ndahamenya neza, ndahagera bambwira uko yitwa, amazina ye bamwita aho ngaho, yari yarayahinduye. Ntabwo abantu baho ntabwo bari bazi amazina bwite y'irangamuntu ye. Yiyise ayandi. Yego. Kuko ndibuka yafashe izina rimwe irya kabiri aba ari iryo ahindura. Yego. Noneho ndangije njya ku buyobozi bwaho kuko Gerard nari nsigaye inzara yenda kunyica n'abana kandi ubwo bari bamaze kuba 5. Ndavuga nti ko maze kumenya ko umugabo afite ahantu atuye n'umugore w'inshoreke, njyewe nyikodesha n'ubuzima bugoye, ndakomeza nicare. Umutima wanjye ngira inama ngo nzajyeyo mu buyobozi bwaho mbabwira ikibazo cyanjye. Niko nabigenje, nagiyeyo. Ngiyeyo ubuyobozi bwaho buranyumva pe, buranyumva, ndabushimira cyane, buranyumva, burananyakira. Ariko bwanyakiriye mu buryo bwo kuma serivisi. Banyandikira njya ku kagari, njya ku murenge, serivisi nk'izo nizo bamfashije. Noneho umunsi umwe umugabo aza gutekereza ko naba narabimenye. Noneho no kuza narajya rimwe yakoraga arabireka abivamo rwose, no kunyitaba birahagarara. Noneho umunsi umwe ndavuga ngo reka njyeyo n'abana kuko nabonaga ntaza amaherezo, kuko urumva ubuyobozi bwaramfashije ariko bajya kumureba muri urwo rugo bakamubura. Yari yaramaze kumenya ko nabimenye, ntagaragare, akajya agaragara. Ufasha abana rero cyane, fata abana ubajyana, ndabajyana mu rugo rw'iyo nshoreke. Noneho narabanje ndavuga reka mbanze njye mu buyobozi kwishinganisha hatagira icyo mbira ijoro. Ndabanza njya ku murenge waho mbwira ubuyobozi, ndababwira nti umugabo wanjye nababwiye yuko aba muri uyu mudugudu no muri aka kagari. None inzara iranyishe kandi byaragaragaraga Gerard, byaragaragaraga ku bana banjye nanjye, byaragaragaraga ko dushonje tumeze nabi. Kandi umugabo wawe ari bogare. Ndangije ndamubwira nti rero ndagiye, ariko icyo ndi bube namwe muzakibona. Ndagenda njyayo, nagezeyo nko mu 2:00 z'ijoro, ndakomanga n'abana banjye turi kumwe n'imyenda mu bikapu. Nari natekeye ibintu byose kuko n'ubundi na nyirinzu yari yansuye. Wari ugiye kwimukira se? Numvaga ngiyeyo nibura umugabo nabibona wenda hari icyo ari bwibwire. Ndagenda, maze kugerayo umugore abwira umwana we w'imfura ngo naza akingure. Arakingura, mpita ninjira nta no kuvuga ngo ibiki, bakinguye nanjye ninjira ko numvaga ngiye kuhakwamira nkahaguma nibura wenda akabatungiraho mwese. Hari amazu menshi, hari bafite nayo bakodesha. Numvaga ndi bujye mu nzu imwe muzo bafite, ubwo adutungiraho cyangwa se ashaka icyo gukora. Sasa rero ubwo nkimara kugeraho ubuyobozi nabwo bwashugurutse uburyo bugomba kubona uwo mugabo. Yahise yihisha, ntiyagaragara. Bakajya bajyayo ntibakamubura, ariko ubuyobozi buramfasha bwaho buncungira umutekano kuko bwo bwarakeye. Naraye muri iyo saro, najyanye n'amafoto y'ubukwe, njyana ibyemezo by'ugushyingiranwe, ibintu byose ngereka uwo mugore. Umugore abibonye ubundi yarabizi Gerard, yarabizi. Nacyagiye bacuzaga ubunyobwa kuko ariho bamenyaniye ngo umugore yaramugosoreraga akamuhemba, niho bamenyaniye. Hanyuma we yarabizi, umugore yarabizi ko umugabo abana nawe afite undi mugore w'isezerano. Rero yahoraga abyikanga ibyo bintu. Nagezeyo turara muri saro, ndara muri saro nyine, naricaye ndamuganiriza, mugaha amakuru yanjye, mwereka amafoto y'ubukwe, ibintu byose ndabimwereka. Bivuze ngo yarongoye umukozi wanyu wabakoreraga? Oya, we urumva we bamenyaniye mu kazi, njye nari uwo mu rugo ndi kubana, ntabwo nakoraga. We bamenyaniye iyo ngiyo aharangurira,
w'uwo mudamu ngo yakoraga akazi nabyumvise. ko kugosora ubunyobwa. Hanyuma ndara muri salo, abana banjye baryamishanya nabi, ndangije umudamu baryamashanye nabi. yego Okay. njyewe turarana muri salo twicaye we n'umudamu n'uwo mudamu. muvuga iki se? nanjye naramuganirizaga nkamubwira ko ibyo bankoreye atari byiza, akavuga iki? amubwira nti basi niyo umutwara koko nyine warabikoze waramutwaye, ariko basi iyo mwita no kuri aba bana banjye ntibicwe n'inzara ngo basonze gutya, mwarakize gutya, mufite amazu mukodesha munacyubaka n'ayandi. yego turara tuvuga kuri ibyo ngibyo, arangije muracya mu gitondo njya kwa mutwara sibo, ndangije ndabuka inzu ku ruhande yo bari bujuje ariko itarimo ibirahuri, ndavuga reka iyi nzu aba ariyo njyamo. niko byagenze, nahise aba ariyo njyamo, nyigiramo aho mfata ibikarito nkinga mu madirishya nshyiramo abana banjye, mbwira ubuyobozi ko ndi mu nzu kandi ntagomba kuhava. kuko ibyo bintu byose byabaye njyewe nkikodesha. yarubakiye umukozi amugira umugore. byaje kurangira umugabo yihishe nyine aratoroka. muri kwa gutoroka ibintu yakoze, yahise ntekereza ko ari nk'inama ubwo abantu bamugiraga wenda, yahise ajya i Rwamagana agurayo inzu igitaraganya ayinyandikaho, arangije ahamagara ubuyobozi bwo ku Muyumbo abubwira yuko nanjye mfite inzu. uzi ikintu cyabaye, abayobozi baraje barambwira ati umugabo wawe yatubwiye yuko ufite nawe inzu i Rwamagana, kandi twamaze kumenya ko iyo mitungo yanditse kuri uwo mugore. none Rachel turakora iki? wakigendeye ukigira aho ngaho muri iyo nzu, uyu mugore ukamureka atazanakugirira nabi. ubwo narimo abaye ibyumweru 2. ubuyobozi nanga kubyumva pe. ndibuka nagiye no ku cyicaro cya Edikota Kimihurura, ngiyeyo nsanga umugore yahananze Gerard. ubwo ni kuri ribo? kuri ribo, yego. nsanga umugore yahananze ari kundega ngo imitungo niye, ngo ntabwo ari umugabo wanjye. kandi koko byaranumvikanaga kuko ayo mazu yose yayamwanditseho, yanditse ku mugore. yego nta zina rye ririho. hanyuma gitifu w'umurenge arampamagara arambwira ati Rachel rero izo ntambara ziri aho ngaho zirakomeye cyane, noneho umugore ageze aha avuga yuko uri kumwita interahamwe cyane, ko hajemo ibintu bibi. noneho hajemo ibintu bibi cyane, ndaza kukubwira n'ukuntu yagiye kwaka divorce. noneho ndavuga se uyu mudamu yajyaga ku murenge kunshinza ibyo bintu ngo namututse gutyo, ngo yantwariye umugabo, ngo ni interahamwe yantwariye umugabo. kandi nta nubwo ngewe icyo nashakaga ntabwo icyo nari nitaye hari ibyo. ngewe nari mfite ikibazo cy'uko nshonje, nari mfite ikibazo cy'uko nsemberana abana, kandi umugabo ari umukire cyane, nta kindi kibazo nari nifitiye, ibindi ntabwo byandebaga. noneho gitifu w'umurenge arambwira ati rero Rachel ihangane uva aho hantu, kuko nureba nabo uwo mudamu arakugirira nabi. ubwo ndavuga ku mutima, ndavuga se ubu koko numva nta kundi nabigenza. gitifu ubwe niwe waje aramfata anjyana i Rwamagana. yego. ubwo uwo mutungo w'i Rwamagana wagaragaragaho amazina yanjye n'ay'umugabo, ariko ayo ku Muyumbo yagaraga byari imitungo y'umugore, ntabwo izina ry'umugabo wanjye ryari ririho. yaragiye nyine agurayo inzu iciriritse ayinyandikaho kugira ngo agaragarize abayobozi yuko nanjye mfite imitungo yawe. urakoze cyane. uzi ko yari umukire? yari yarahiriwe Gerard. noneho ubuyobozi bwo ku Muyumbo buraza, umurenge, daso, abapolisi bemeza ko ngomba kuhava kuko byari bimaze kugira indi ntera. abayobozi bari bageze aho barazi irondo iwanjye kugira ngo uwo mudamu atangirira nabi bitewe n'ibikorwa bye. birangije mfata umwanzuro ndahava Gerard, ndahava ndagenda njya i Rwamagana. ngeze i Rwamagana uzi icyabaye, nta n'icyumweru kirashira nahise mbona impapuro za divorce. byose avuga? nahise mbona impapuro za divorce. agusaba divorce? yego. arangije ndazisoma, nari nzizaniwe n'umuhesha nkiko, abahesha b'inkiko. yego. arazinzanira
ndangije nasabwaga kwitaba nyuma y'iminsi 15 nkajya kwiregura ku byo yandeze. Jera yagiye anshinze amoko, yandeze ibintu bibiri. Arandega ngo unamucyuriye ngo ko twashakanye ngo tudahuje amoko. Kandi Gerard yarambeshyiraga. Umuntu twakundanye umwaka wose naramujyanye iwacu nawe yaranjyanye iwabo tubyaranye inshuro 5. Ntabwo nari nzi ko yakora ikintu nk'icyo cyo kumbeshyira gutyo. Ariko mu rukiko hano mfite impapuro yandikishijemo yuko namwise interamwe ngo tudahuje amoko. Arongera nshinza yuko ngo namaze ngo imyaka ngirenga 2 ngo ntaganduka Gerard. Ngo mu cyumba ngo ntaganduka imyaka 2. Yego. Kandi arabeshya. Byonyine nari mfite uruhinja rwavutse 2021. Kandi we yagaragaje yuko imyaka 2 yaheraga kuva ko abana tarabe. Yaheraga 2019 nibwo yavuze icyo kintu. Nagiye kwiregura kwa maje asanga ibyo bintu nta makosa, nasanga nta hantu binahuriye pe. Aravuga ati subu tutwana kuko naratujyanye. Aravuga ati tutwana dukurikirana gutya koko imyaka 2 subwira hehe kuko nta nubwo bajya barutanwa iyo myaka nta nubwo igeramo. Hanyuma nari mfite umubabaro kubera iyo mitungo yanditse kuri uwo mugore kandi yarambeshyaga ngo tuzayimukiramo ngo nahana ari gutunganya tuzimukira. Gerard sinkubeshye nagiye kwiregura muha divorce nyemera ko numvaga nyishaka nanjye numvaga ahubwo yakabaye mu gitondo. Yego. Mvuga atinze. Numvaga narababaye cyane, numvaga ntakishaka no kumubona no mu maso yanjye. Ndangije ndabyemera nandika mwemera ko nyimuhaye. Baje kudutumaho Gerard, badutumaho baduha igihe cyo kwitaba. Uzi cyabaye? Twitabye, naritabye n'abana banjye ndabajyana kugira ngo urukiko rubone ko twashonje inzara yenda kutwica. We azana n'inshoreke mu modoka. Bikata. Muherekeje. Yego. Mu modoka. Umuherekeje mu modoka. Yego. Utujyana tike yo gutega. Habe ni inshuti n'abavandimwe bampaga tike. Mugabo munini ndamukwereka, munini cyane arakuruta kure. Ni bogari. Nyine ubona ko ari umuntu wafatishije ubuzima. Yego. Noneho inshoreke yigasigara hano mu modoka nawe akaza tukinjirana mu rukiko. Njyewe ngaragariza urukiko ko ari inzara nifitiye, ari ikibazo cy'inzara nta kindi. Kandi ufite umugabo muke. Kandi banamureba agaragara aho ngaho. Mbwira n'urukiko ndababwira nti dore inshoreke ye isigaye hari hanze iri mu modoka. Birangije urukiko ruramutegeka ngo aba bana ntibazongere gusonza. Arabyemera tuva ahabyemeye kujya bagaburira. Ariko siko byagenze. Twaragiye ubwo inshuro ya mbere twaritabye nyine bigenda gutyo, inshuro ya kabiri turagaruka nabwo inshoreke yiramuherekeza. Inshuro zose twitabye barazanaga, yazaga amuherekeje. Ntibikurye? Asubwo Gerard wowe urumva byakugendekera bite? Urihangana. Hanyuma igihe kiza kugera ubu ngubu turi baduhaye itariki ya nyuma nyine isoza urubanza. Ariko kubera ko byangoye cyane byo gushaka umwavo kuzamburanira ibintu nk'ibyo nabonye ntazabishobora. Mugabo aza kumbwira ati ariko bundi waretse nkaguharira iyo nzu nakuguriye aho Rwamagana nanjye ukandeka ukanyihorera ukandeka ntukomeze gukurikirana ibintu bitanakureba kuko birani iby'umugore n'iby'uriya mugore ntago ari ibyanjye. So ndamwihorera ndanabyemera pe, ndabyemera ndavuga ngo nta kibazo. Ubwo yemeye guhara iyo nzu y'Irwamagana kari y'abana nanjye, hanyuma nanjye nkamwihorera sinkomeze kuburana iyo mitungo kubera ko numvaga ibintu by'imanza bingoye mu mutima binanduhije cyane. Kuburana n'umuntu ufite amafaranga Gerard ni ibintu bikomeye, nta n'uruvugiro uba ufite, ijambo ryose avuze ryumvikana cyane. Hanyuma naje gufata umwanzuro wo kumwihorera nsa nk'umuntu bihaza ibyo bintu byose. Ndangije yemera nyine hari n'amafaranga yemeye gutanga icyo gihe cyageze. Ariko uyu munsi ndamubwira nti se ko hari amafaranga yemeye kumpa wenda yo nshobora gukoramo igishoro nkabaho n'abana, ubu ngubu wampaye nibura ukamamo n'ibihumbi 200 ashaka ikintu nikorera
nkabasha kubaho, kuko n'uyu munsi nyine ubuzima buba bugoye kandi aguwe neza pe. Uzi ko kuri Noheri ejo bundi umwana wanjye w'imfura yaramuhamagaye aramubwira ati se dadi waduhaye umunsi mukuru, aramubwira ngo nta mafaranga ahari ngo murye ibyo mubonye. kandi Jara ni umugabo wahiriwe pe, ubona isi yahiriye cyane kuko n'imodoka aranazifite niko amakuramo. Hanyuma nyine ubuzima bugenda gutyo, ni ukuvuga ngo uyu munsi urukiko ruzadutandukanya uyu mwaka tugiye gutangira. Nibyo dutegereje uyu munsi. Kubona ufite inshoreke, iyo nshoreke ubona ibayeho gute? Uri umugore w'isezerano, inshoreke yaje nyuma yawe h'imyaka 2 uko nabyumvise, umugabo we yarakijijwe, mujyana gusenga, mushima Imana mu rusengero, ari umukozi w'Imana mu buryo bwumvikana nk'uko nabyumvise. Inshoreke uwo kumubona birashoboka ko nyine atari byiza. Inshoreke y'umugabo wawe ubona ibayeho gute? Aha, ni abakire. Ni abakire bafite n'amakamera mu nzu. Ni abakire rwose barahiriwe pe. Ndumva ari abakire cyane. Cyane. Bafite urupangu. Ubone kurishikise. Umugore wari umukozi. Ni ukuvuga ngo uwo mudamu urumva akazi kose yakoraga, bya bindi byose yakoraga. Ntabwo nshatse kuvuga imirimo akora uyu munsi ko yaje guhirwa nabyo n'iyo mirimo ari gukora uyu munsi. Arahirwa nyine abona amafaranga menshi pe. Yahise amupangira ibyo akora uwo mudamu. Arakora bye. Hanyuma nyine urumva abantu bari kumwe bahuriye he nawe uri umwe se. Ni umugore mwiza ku isura, uvuga ngo rwose reka nkubwire, ntabwo nzi ibyo yashingiyeho, wenda buriya we arabizi ko ntabwo wajya kwivuga, nta muntu wimenyaho ikintu, ariko buriya we arabizi icyo yashingiyeho, gusa nuko nta bintu birenze pe. Ntabwo ari mwiza. Nta bintu birenze. Wanyemerera nk'abakwereka? Munyereke hano kuri. Urakoze cyane. Murebe. Mbebe uwo mugore wa mugabo. Amukwereke rwose. None se abana bawe babayeho gute ujyanije nabo yabyiranye n'iyo nshoreke? Ubu uyu munsi uzi ukuntu bimeze Gerard. Abana be biga ahantu heza. Kugira ngo bagenda n'imodoka. Bamaze kubyarana abana bangahe? 2. Yego. N'uwo yamusanganye, ariko ubwo yaramusanganye nawe amwituwe. Nawe nuwe. Nawe yamugezeho. Yego. Noneho ni ukuvuga ngo ubuzima nyine barimo nawe urabyumva. Babayeho neza cyane, ni abantu bahiriwe n'isi, ni abantu baryoshye, ni abantu nyine ubona rwose pe. Kandi Jera nariyakiriye, numva ibintu byo kuba, numva ahubwo yaratinze divorce pe. Kubwanjye numva yaratinze. Kuko hari igihe umuntu akubabaza ukabura utwa nuko waba utari kumwe nawe cyangwa waba umwitirirwa. Umugabo wanjye ni uwo munini. Inshoreke niyo yo hirya ku ruhande. Ambaye ijipo y'umutuku. Yego. Iyi ni inzu yabo? Cyane rwose. Ko ari abakire? Ni abakire bikomeye. Ni abakire barahiriwe kabisa. Ndabona ari abakire pe. Ese yarabahiriwe. N'ikizu nk'iki byose. Cyane, hariho n'amakamera. Mbese wowe inzu bayimo imeze gute? Ni inzu isanzwe nyine iciriritse yagiye aragura kugira ngo muvaneho we. Ngo yamukunde iki se kidasanzwe? Gerard, ntago nzi ibintu. Ndabona atakurusha ubwiza mu byo mbona. Inshoreke ntago nzi ibyo ziba zatanze kugira ngo zibegukane. Ariko ntacyo, ibintu byose Imana irabyemera umuntu akabicamo. Cyane. N'uwo babana. Ubu iki kizu ni icyabo cyane. Abafite n'andi bakodesha wowe? Bafite n'andi. Yego. Bafite amazu agera muri 4 niyo ya 5 babamo. Kandi wasanga uyu mugore mwe muziranye? Ntabwo twari tuziranye. Njye nibwo namubonye. Ntabwo rero papa w'abana ukuntu angana. Namubonye. Ameze neza. Cyane yarahiriwe. Kandi ubonye utwana twanjye warira. Ntabwo wamenya ko ari wowe wababyaye. Bitewe n'imibereho. Nta n'isoni agira? Ntazo. Tekereza umuntu ubwira umwana we amwatse umunsi mukuru, akamubwira ngo murye ibyo mubonye. Ni ukubanga abana bandi bafite igikomere batazanibagirwa, kuko 2 bakuru bazi ubwenge. Wenda abandi batoya bo nta kintu bazi cyane, babazi ngo papa wabo ari mu kazi, ariko abakuru bo barabizi kuko twanagiyeyo turarayo, baranahabona barahazi.
bafite izo bakodesha, bafite iyi ngiyi babamo. umugabo yigeze aha basanga mu gihe mwahabaga Oya, yari yarabuze burundu agaruka ari uko wagiye. Oya, yagarutse yaka divorce. Yagarutse yaka warahavuye. Narahavuye. Nibwo uwo mugore mwari mubanye gute? Uyu nguyu se ni ukuvuga ngo waragiye kuba aho bari batuye. Nagezeyo ngewe njya mu yindi nzu itari iyabamo, iri ku ruhande yo bari bujuje, nyibamo abona ntibizavamo noneho kandi umugabo atanahari. Ubwo we ahita ahagurukira kundega. Urumva ibintu yagiye kunshinza mu rukiko by'impamvu zo kugira ngo dutandukane, basa nkaho babiganiriyeho, kuko urumva hari kimwe banshinjije bahuriyeho bombi. Yego. Ntacyo, reka tugane ku musozo. Wenda tukubwiye ngo ukomere, ubuzima waciyemo butari bwiza, Imana ikomeze korohereze, sibyo? We nta kintu wishinja kuba wenda umuntu ashobora kuvuga ati icyatumye umugabo agenda agashaka undi mugore ni uko wenda wakoze ibi n'ibi, nta kintu wishinja wowe? Nta kintu nishinza, kuko nawe uyu munsi usibye ibyo yagiye kundega mu rukiko kandi nabyo by'amafuti, nawe uyu munsi nta kintu abona yanshinze, kuko nari umubyeyi nyine usenga wibera mu bana, umugabo ari mu kazi. Ntago nigeze ndabukwa iby'umugabo wanjye abamo. Ubwo wenda inshoreke ntiyakurushije kwita ku mugabo kuko we wibera mu bana cyane? Ntago nzi impamvu nyine zikoresha, ntago mbizi pe. Ntago mbizi, kuko urumva njyewe ubwo naje gutekereza ndavuga ngo wenda bashobora kuba baramenyanye mbere, kuko ibaze nayo kugira ngo umuntu mumaranye imyaka 2 aguharike agushakireho undi mugore. Numva nabonye ari ibintu bitamutunguye, nabonye ari nk'ibintu yateguye, nabonye ari nk'ibintu yari amaze igihe afite muri we, kuko nta kuntu umuntu mumaranye imyaka 2 wamushakiraho undi mugore. Njye niko byumva, ariko ibyo bintu byarantunguye, noneho akabinjijishamo imyaka 8. Nta kundi ihangane. Umva umuntu uri kutwumva muri kano kanya yagufasha iki muri kino kibazo cyawe dusoza? Uyu munsi ikibazo mfite ni imibereho, Gerard. Imibereho ufite umugabo mukire? Aha, yarakize pe, biragoranye cyane. Ariko uyu munsi numva Imana ikize mu buzima, numva butari bumusabe, butari bugira ikintu na kimwe mukeneraho, numva nayishima cyane. Kuko niba umuntu umuha n'umwana we ngo bavugane akamubwira amagambo atari meza, ari umwana yabyaye, yarakwanze akwangana n'abana cyane, birumvikana. Ibaze kuko ntago umuntu yanakwanga ariko akita no ku bana be, ariko we nta na kimwe afite muri we, nta na kimwe akora, nta na kimwe. Yakomera. Vuga nimero ya telefone yawe ushaka kugufasha muri ubu buzima abe yabikora. Nta kundi. Vuga nimero yawe. 078 78 60 238. Yego, wakoze kandi ukomere.